Hello bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, mbanje kubasuhuza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, abari muri Iran mbanje kubakomeza, abari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu. Hey, mumeze mute? Imana ikomeze ibarinde cyane. Muri Rayon Sport ni byinshi turi buze kuganiraho ku ngingo ziremereye. Nyemerera unize umwanya wawe ubundi tugire icyo twumvikanaho muri Rayon Sport. Kugeza ubu hari amakuru arimo kugenda acicikana, amwe mu bareyo bakomeye twavuga ko ari abafana bari ku rwego ruhambaye batatse uwo muperezida w'ikipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle, bamusaba kuva ku butegetsi agaharira abandi bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bitwaje zino ngingo. Nubwo muri Rayon Sport harimo ishamba ariko ngo bari abagabo burya ngo bari bazi umupira, birumvikana ntabwo bigeze bakora ziriya recruitment. Bari abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ifite Iraguha Haji we ntabwo akwiye gukina icyiciro cya mbere ku makosa yagaragaje ku mukino wa Bugesera. Burya nubwo utabishyiraho confirmed, ushyiraho tick kuri mukino batari bawitayeho. Ku rundi ruhande kubona bakinisha abakinnyi nka bariya basanzwe batabanzamo nka ekipe ya kabiri ariko Rayon Sport ikinanirwa mu gikombe cy'amahoro, burya ni ibintu bibabaje, ni ibintu bitashimisha abari. Ku rundi ruhande njye ndumva ikosa rifitwe n'abayobozi kugeza ubu. Bugesera nicyo cyari ikiraro ikipe ya Rayon Sport yagakoresha kugira ngo yambuke igere mu gikombe cy'amahoro, nkuko gusohoka yaraguze abo bakinnyi beza bikaba yashoboka. Nanjye mbitekereje ku bwanjye numva ko Uwayezu Jean Fidèle mu gihe atafata igikombe cy'amahoro kumwongeza indi manda byasa nkaho ari n'uguhumiriza. Ku rundi ruhande ariko ibikorwa n'ubundi yakoze muri Rayon Sport ntabwo tubinenze, kuko ahageze Rayon Sport ubona ko ari heza, ni heza ku bijyanye no ku mufuka. Nta bakinnyi bagitaka, ku mishahara yabuze, ndetse nta n'abareyo barimo gutakirwa ko imishahara yabuze, ahubwo ikibuze ni intsinzi. Iki nicyo abafana barebaho, bivuze ko nta ntsinzi burya nta cyabaye, kuko intsinzi niyo ituma ibyishimo bivuka. Imagine uramutse ufana nk'ikipe uyitangamo contribution, ukigomwa mu gihe habaye nka match bikaba ngombwa kujya ku kibuga, ugasiga wenda iwawe ufite nk'utuntu utakemuye neza, ukavuga ati iki ndayigomwe ngiye kureba ikipe yanjye nyishyigikire. Rimwe kabiri gatatu uri kubigenza utyo, wabona noneho ikintu kibabaje ugasanga iyo kipe urimo gushyigikira buri munsi uri kwirukanka inyuma, ugasanga irimo kugenda ikubabaza. Nyamara abagore ndetse n'abana bawe wabimye umwanya, urukundo uruha rwa ekipe. Iyo ekipe itangira kukubabaza bigatuma utekereza kabiri, byanafata indi ntera mu gihe waba utari seriyeze, kuko byatuma urwarana turoma. Ku rundi ruhande abareyo bari biteguye kuba iyi nsinzi yo bari bayizeye ko Bugesera bari buze kuyikuraho insinzi, nubwo muri shampiyona bafite n'ubundi undi mukino. Byaba bibabaje
ni ukubona no muri shampiyona itsinzwe. Rayon Sport itsinzweho, ibyo baba bari kuvuga byaba ari byo. Ese weho ni kubibona? Mwandike muri comment. Uwayezu Jean Fidèle ntabwo ari ku rwego rw'ikipe Rayon Sport kuba yayobora kubera nta mupira azi n'ibindi byagiye bimuvugwaho. Nyamara dushobora gutuza tukamanza twamanaginga undi mukino ikipe Rayon Sport ifite wa Bugesera, tukareba niba hari icyavamo bikanatuma tubona icyerekezo cy'ikipe yacu, nimba ari ekipe irasezera ku gikombe cy'amahoro. Nyamara ikipe irimo nk'Agasogi yo yarakomeje. Ese Rayon Sport igaragaje urwego, Rayon Sport igaragaje urwego ruri hasi, yashibanjemo abakinnyi bakomeye barimo Muhire Kevin, we namuha amanota nk'umunani ku 10 kuko yakoze ibyo yagombaga gukora, ariko abandi bakinnyi bose 0 nta kintu bakoze. Abandi bo nta bakuramo amanota, ahubwo Rayon Sport ibibabaje abariyo. Muhire Kevin we ntaribi azongererwa n'amasezerano, ariko Rayon Sport ni ikihe kibazo ifite? Bitwaje Julien Mete ngo system arimo gukoresha ntabayumva, ariko njye natekerezaga ko ari abakinnyi babaswa n'ubundi barimo kubivuga. Ntabwo Julien Mete nta kibazo afite, ahubwo Elema afite n'umusaruro abareyo bamubaza ntari ibintu bihura pe. Hose muramubaza umusaruro umeze nk'uwo Zerifani arimo gutanga wa fake, nabwo Rayon Sport gifite bari abakinnyi barenze barimo Ochera Joachim, Musa Eseno, Kaza Rwatubya Abdul, Heritsenzinga Ruvumbu, abakinnyi b'ibikuwo ko gusa Julien Mete yagezemo bahita bigendera. Urumva Julien Mete hari ikibazo afite? Ese nimba ikibazo kiri kuri Julien Mete, abakinnyi bo barimo kwitwara bate? Nibura ntabwo batekereza kabiri kuri iki gikombe cy'amahoro. Ubwo si nibo banze gutsinda, ahubwo ubona mu kibuga n'ubundi biba byanze pe. Ibaze noneho iyo Bugesera iba yabanjemo Ane Elija yamusibije muri shampiyona ho izanamukoresha, ho birumvikana ko Rayon Sport ishobora kunatakaza none ikandagazwa mu buryo bukomeye n'ikipe ya Bugesera.